Evangeliser le monde tubanje kubasuhuza kuri aba batumirwa bacu namwe rwose muzabasha gukurikira iki kiganiro. Tugize amahirwe yo guhura na bamwe bagize vision yo gukoresha iyerekwa ryo gukora igiterane mpuzamahanga ngaruka mwaka kibera rimwe aho bita mu Bufaransa region ya Strasbourg. None rero n'umunezero n'ibyishimo kuba tubasanganye tugiriwe uwo mugisha, nicyo bituma tugiye kubabaza ese iyerekwa barigize gute, ntiyihe nyungu babonyemo, kuko twabonye ari igiterane gisaba imbaraga nyinshi mu buryo bw'amasengesho kugira ngo gitegurwe no mu buryo busanzwe. Batangira rero batwibwira, tubahaye ikaze batumirwa bacu. Mushinzwe koorganiza igiterane mwise ngo retraite internationale, ihura mpuzamahanga rya buri mwaka. Murakoze, ni karibu mwibwire bagenzi bacu bari inyuma bazareba iki kiganiro bamenye nabo muri bo n'ukuntu iyo ryerekwa yanyu, vision yanyu yaje kugira ngo kibe kigeze aho kigeze ubu ngubu. Murakoze. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Harerimana Felix, nk'uko babivuze nyine mperereye mu mujyi wa Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa, ari naho hakunda nyine kubera ibyo biterane avuze bikunda kugaruka rimwe mu mwaka twita ngo retraite de prière. Noneho turaza kubabwira nyine kuri sije tuba dufite. Murakoze. Shalom shalom, nanjye ndabashubuje. Nita Yezu Eric, nkaba nanjye mba hano mu gihugu cy'Ubufaransa Strasbourg. Nk'uko rero umuyobozi wacu cyangwa se uyoboye kino kiganiro bivuze, turi bamwe mu bategura cyangwa se bafatanya n'abandi gutegura iyo mwiherero w'amasengesho. Imana iduhana umugisha. Amen. Nkaba rero ntekereza yuko twakomeza dusubiza ku kibazo yatubajije. Nanone twongeye kumusabira umugisha ku niye aranatwe improvision ariko tanyeza ko wenda reka ngere nkwibutse gatoya ku kibazo atubajije ni impamvu ki twagize icyo gitekerezo cyo gutegura iyo retraite de prière ngaruka mwaka. Rero ubwo wabanza ukamusubiza icyo wenda. Ntekereza ko icyo ngicyo cyo ntabwo kigoye. Mu buzima busanzwe nk'uko twivuze turi n'abakristo, noneho byongeyeho ntabwo njya mbasha gutandukanya umukristo utari umunyamasengesho. Njyewe ntabwo nzi uko mutandukanya kuko niyo ntwaro dukoresha, ariko kuko ni nabyo twavutse twebwe dusanga nicyo dukwiye gushyira imbere ni ubukristo ariko busenga. Ntabwo rero turi abanyamwuga mu byo gusenga kuko ntekereza ko mu gutabaho ahubwo ni imibereho. Umukristo bijyana no gusenga. Iyo noneho ndagira ngo nsobanure ko gusenga ntabwo ari viziyo yacu ahubwo ni viziyo y'ubukristo. Niko bwubatse ni itegeko. Voilà. Dushingiye ku ntego tuba dufite kandi ihora igaruka iri mu ijambo ry'Imana. Ivangusenga ubudasiba. Tuba dufite ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ndibwira. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17. Ni ijambo rimwe gusa kandi ni umurongo mugufi, navuga ko ari mugufi rwose. Uravuga ngo musenge ubudasiba. Voilà. Donc ubwabyo byabaye itegeko ko tugomba gusenga. Nubwo tworganiza icyo giterane kikaba rimwe mu mwaka, ariko ntabwo twabigize imihango nka bya bindi, ahubwo gusenga n'ubuzima. Tuba tugira ngo twongere nanone twibutse abantu ko bagomba guhora basenga ubudasiba.
ntekereza ko aricyo twarimo dusobanura ko viziyo yo gusenga atari iyacu yego kuko hano nyine niba bavuze ngo prier sans cesse iyi verbe ubwayo iri mu ntegeka nta negociation irimo ni imperative ntabwo ijuru rinegosiya n'umukristo gusenga yego ahubwo iyo utabikoze hari ibipfa noneho turajya ngo dusubize ikibazo twabajijwe ahubwo kuba biba ngaruka kuki twebwe noneho twahisemo gutumira abandi bantu bafite imyemerere n'imyumvire nk'iyacu kugira ngo dusenge. Impamvu ya mbere twavuze ngo niba abantu duhuriye ku mwuga cyane ntabwo ari umwuga plutôt duhuriye ku bukristo tukaba tunahuye kuri tugabita byiza ko dusenga ni gute aba bantu ko turwana urugamba rumwe twahura tukamenyana tugahe ku murimo w'Imana noneho tukagira ibindi bintu dusengera. Ni muri urwo rwego twavuze ngo tugenda no ku ndirimbo y'Ijana ngo buri wese mu itorero rye turuka mu itorero rya ADPR mu Rwanda cyangwa se rinakora hano muri Europe ariko ntago imitekerereze yacu n'imyemerere yacu igarukiraho kuko tuzi ko hari n'abandi bakristo batari aho dusenga kandi dusangira urugamba. Kavuze ngo ni gute twamenyana n'abantu duhuje urugamba tukaba tunahuje kondisiyo zo kuvuga ngo prier sans cesse cyangwa se dusenge ubudasiba. Dusanga abo bantu ntabwo tuzahora tubategurira ngo buri munsi duhore duhura kuko baba bafite ayandi ma eglise babamo ayandi magufa baba ngo nibura inshuro imwe mu mwaka abantu bose basenga dukora ubwo bumwe bw'umwuka. Ubushize nagira ubuntu bwo kugera aho igiterane mwakoresheje cyari cyabaye nagiye mpura n'abantu bavuye mu Bubiligi, hari abari bavuye Norvège, hari abari bavuye muri Allemagne, hari n'abari bavuye muri Finland, hari n'abandi bitegura kuza bagomba kuva Denmark, hari n'abagomba kuza bagomba kuva muri Hollande. Kandi bamwe mu bo twabashe kubona n'abari bavuye Belgique bari bishimye cyane ahubwo babaye kubwa abandi bagomba kuzana nabo basigaye nabo barimo kuvuga bati icyo ubutaha tugomba kuhaba nuko icyo gitekerezo mwagize mwari mu viziyo yanyu yari ifatitse. Ese ubundi icyo giterane mujya kugitekereza mwari muzi ko kizagira efingana kuriya? ngira ngo wenda mugenzi wanjye yigeze abikomozaho gatoya ariko ndagira ngo mwunganire kuri gatoya n'ubundi. Tukimara kugera hano i Burayi twaricaye turareba nk'abakristo ikintu kuko nkunda kubaho mu buzima bwo gutekereza buri munsi ngo ni ukubera iki ndahantu Imana yashatse kompa uyu munsi, ni ukubera iki ndaha kandi atariho navukiye, noneho ni no kubera iki ndiho, ese ndi gukora iki Imana yandemeye. Icyo kintu gikunda kugaruka mu mutwe wanjye buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Icyo kibazo nkunda kukibaza gasaba Imana ngo mwami umpe gukora ikintu naremewe, umpe kuba mu mugambi wawe wari ufite wo kugira ngo unzane hano mu Bufaransa cyangwa mu mujyi wa Strasbourg. Rero tukimara kuhagera n'abakristo bari bahari twaricaye turareba turavuga ngo Yesu inshingano yadusigiye n'imwe cyangwa kandi ryahindutse itegeko. Yaravuze ngo mugende ngo muhereye icyo gihe abwiraga abigishwa bari Yerusalemu ariko murenge Yerusalemu mu Yudaya mujye ahantu hatandukanye ngo ariko mugende ngo mugere no ku mpera z'isi yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Bakimara rero izo nshingano rero natwe tukimara kugera turavuga ngo ni gute twakora umurimo w'Imana duhuza abantu bose bafite inyota yo kwegera Imana no gusenga kugira ngo tubashe kongera kwibuka ibihe byiza twagiye tugira mu biterane by'amasengesho. Ahanini niyo objectif niyo ntego twahise tugera yo kuvuga ngo ni iki twakora cyajya gihuza abantu bari muri iyi Europe, sin'abanyarwanda gusa n'abanyamahanga, nta muntu duheza, kugira ngo ariko bafite inyota yo kongera gusenga no gusaba Imana ububyutse kuko bituruka mu masengesho. Niyo mpamvu rero twatekereje guhita twagura imipaka. Turabona ntabwo dukwiye kubikorera Strasbourg gusa ahubwo dukwiye no kujya hanze y'Ubufaransa. Mugenzi wanjye wenda yakomeza. Ndumva ku byo uvuze nta bindi byinshi nongeraho ahubwo nyine iki gitekerezo
cyaje dufite iyo gahunda yo gutekereza ngo tumenyane n'abandi bene data. Burya ingabo biba byiza iyo ziziranye. Tumenye ngo muri Danimarike ninde muntu dushobora kuvugana uzi neza yuko ubukristo budasenga ntacyo bumaze. Ntekereza ko intego yari iriho, ni igitekerezo cyagiye gikura, byatangiye twumva twahuza abo mu itorero ryacu nyine dusengana gusa, ariko tuza gusanga sibyo, gikwiye kwaguka. Umuntu wese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza kandi usenga akwiye kuboneka, tugafatanya muri ubu buryo bwo gusenga. Nibwo rero haturutse igitekerezo nyine cyo gukora iyo bw'umwiherero, si idini cyangwa se na minisiteri, ahubwo ni umunsi umwe dufata mu mwaka abantu tugahura basenga Imana, tukibwirira Imana ibitugoye nk'uko Bibiliya bitwemerera, tukayibwira umurimo wawo n'ibindi dukora, maze tugasubira mu matorero yacu tugakomeza umurimo n'ubuzima bwa buri munsi bw'amadini dusengeramo. Ndumva ari ibyo twaba tuvuze. Ese mwebwe ni izihe mbaraga kimukoresha kugira ngo mukomeze guhagarara mu gakiza? Kuko muri Afurika bavuga batereka da nta muntu ukijijwe uri i Burayi, kuko agakiza bagasize bageze kuri aeroport. Abantu bagifite imyumvire nk'iyo bari muri Afurika, mwababwira iki? Mukanatubwira noneho n'ikindi gihe muzakoresha igiterane cyanyu nk'uko mugikora buri mwaka ngaruka mwaka, kugira ngo tuzabibereke noneho neza ko atari mwe gusa mukijijwe, hari n'abandi abo mwavuze mutaranya bavuye mu bihugu byose bya Europe. Hari n'igihe tujya numvise ngo mujya mugirirwa ubuntu mukabona n'abavuye mu Rwanda. Murakoze. Murakoze ku kibazo cyiza ubajije, uko ntekereza ko abavuye mu Rwanda cyangwa ari mu Rwanda bagiraga iyo myumvire natwe twari turimo, kuko niho twahoze. Ariko ndagisubiza mu magambo make kugira ngo yenda hari ikintu kimwe nshaka kubwira abantu badukurikiye kandi banakurikiye Evangeliser Le Monde TV. Satani nta nationality agira, ngo bisobanure yuko ashobora kuba mu Bufaransa gusa, noneho najya mu Rwanda azasabe visa. Uyu mwanzi wacu aba hose. Nk'uko bivuze, birashoboka ko mu gihugu cyangwa se mu mugabane runaka abantu badakizwa kimwe bitewe n'uko na situation zibarwanya atari zimwe. N'izindi ntego zatumye abantu bahaguruka. Iyo uri muri Afurika twagiye tubagira, icyo kintu tukigarukaho, ugasanga umuntu yegereye Yesu nk'umwami n'umukiza, atari iyo ntego gusa y'amagambo uvuze, ahubwo amukurikiyeho imitsima, kuko nayo Bibiliya bigaragaza. Rero iyo uvuye muri Afurika warabuze imitsima, wagera hano ukayasanga, hari igihe ushobora gutekereza ko urugendo rwawe rurangiriye aho, ukarya ukamave ugakora n'ibibi byose byangwa n'Uwiteka. Ariko abo Imana yahamagaye, ntago itorero ry'Imana riri muri Afurika gusa, nta nubwo n'abamaramaje kubana n'Imana bari muri Afurika gusa, si naho byatangiriye. Bisobanura ko nino barakizwa, ahubwo umuntu wese biterwa n'intego yatumye yitwa umukizwa. Nta nubwo dukwiye gukunda Kristo, kuko azaduha amazu, azatuzana n'i Burayi, azaduha n'ibiryo tukabirya tukabihaga, ngo ubundi twumve ko ari no, ahubwo twakundiye Kristo ko azaduha ubugingo buhoraho. Iyo ufite iyo ntego ukizwa ahantu hose, ukizwa neza kandi ahantu hose uri kubukundira Imana ko izaguha ubugingo. Yakwima iyo nzu, yakwima abana, yakwima urubyaro, yakwima imibereho, wenda wikompana na runaka ko ngo kuki ngewe ntameze nk'uriya, wowe ugakunda Imana gusa ko izaguha ubugingo. Kuko cyane cyane ijambo ry'Imana avuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongera. Ubundi twagombye kugira intego yo gukunda Kristo, twakennye, twakize, twariye, twashonje, twabonye abana tutabagize, kubera ko ubugingo buhoraho buruta ibyo. Turi muri Afurika, turi muri Amerika, turi hose ni ku isi. Bivuga yuko iyi si iyobowe nyine Satani arahagera hose. Yego. Ndetse nasobanuye ubundi Satani muri yaravuze ngo nta nahantu hatagerwa n'umubiri. Satani urwanya abantu bari mu Rwanda, n'urwanya bari hano. C'est ça. Ahubwo buri muntu wese amutera mu rwego rwe. Uzarebe n'umwemerera
uri mu Burayi uzagwa iwabo uri hano mu Burayi nawe uzakugusha uri mu Rwanda ushobora kugira ubukene bwinshi bukakugusha wagira n'ubukene bwinshi. Impamvu nari mbabajije ibyo ni uko kenshi abantu bakunda kutubwira ngo ese wabona uwasengaga ukabona yaragabanije, hakaba navuga ati regate burya ibyo nasengeraga nkiri muri Afurika ngeze i Burayi byose birizana birikora. Ese ni ukuri cyangwa ni uko umuntu aba ageze kure ya bene se bandi, navuga benshi kuko hano ntituri benshi, abantu bagenda batandukanye, akavuga ati reka nkomeze y'amazi naje mvomye ankomeze impamba, aba ari ukwiha morale. Nimwe mubizi, uriya tuzabikomerezaho mu kiganiro cyacu gitaha. Mwakoze kwemera kutwakira nubwo twabatunguye, Imana ibaha umugisha kandi viziyo yanyu ni nziza rwose. Nka Evangelisere Monde twiteguye gukomeza gukorana, ubutaha ntituzaba kutungura, dufite byinshi tukibakeneyeho. Hari n'ibiganiro byinshi nk'uko twagiye twumva ngo guhagarara hano nari ndi mu masezerano, buriya ubutaha nabo tuzaganira namwe rwose. Muri inyuma ya televiziyo turabararikira n'ikiganiro cyacu gitaha, kizaba gifite inyungu nyinshi ku bw'ubugingo bw'umuntu, turabararikira kuzakireba. Uwakwifuza kugira icyo tubaza araza kubona aho tuboneka, adresse mail na numero de telefone. Tukaba rero tubifurije umugisha w'Imana mwese abazabona icyo kiganiro, kandi Imana ikomeze guhaza kwifuza kwanyu kose. Twasaba umwe mu batumirwa bacu akasabira umugisha abazareba iki kiganiro, bazagirwa umugisha wo kukibona kandi anadusengera kugira ngo Imana ikomeze itwambika imbaraga zo gukora mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Murakoze cyane, turabashimiye Evangelisere Monde TV kubw'ibiganiro byiza mu dushyiriraho no kuba mweneye nyine ko dukorana ikiganiro. Kandi turabasaba ko nyine mutazajya muhora mudutungura nk'uko mwabivuze, ahubwo noneho mwajya mudutumira nyine mutadutunguye, kuko twiteguye guhora tubaha ikaze wacu. Murakoze cyane rero, turabashimiye mwese. Reka dusenge Imana, dusabe umugisha kandi dusengere n'abakurikiye iki kiganiro bose. Imana ibahe umugisha. Gatsabe mugenzi wanjye asenge Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, tugushimiye ko waduhamagaye ukatumenyesha iby'ubwiru bwawe n'izina ryawe bwite. Turawahamagaye uduhamagara imirimo myiza iyo witeguriye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, kandi ibyo tubyizera tudashidikanya ko n'abadukurikira n'abazakomeza kudukurikira ariko bimeze. Igikomeye ni uko duhamagarira gusenga no kuba maso. Dusabiye buri muntu wese usenga kugira ngo umuhe imbaraga, ndetse n'umukristo warambitse iyo ntwaro hasi kugira ngo umukomeze wongere umubyutse. Natwe dukomeje gusengera gahunda zacu zose uko tuziteganya no ko twahisemo gukorera kugira ngo ukomeze kubana natwe. Dusengeye buri muntu wese aherereye kugira ngo mwongeremo imbaraga zo kubana nawe no kugusenga. Mu izina rya Yesu urakoze, utanga umugisha kuri twese. Amen. 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 Ntabwo twakwibagirwa kubabwira abashaka kubifuza gukurikirana ibiganiro byacu, bakanda handitse abone, nyuma bagakanda ku kazogera. Ubwo uko twushyizeho ibiganiro bakajya bahita babibona. Mu Cyongereza nibyo bita subscribe. Shalom, shalom. Shalom. Bye. Bye bye. Shalom.